prawns, crab, sardine, sea bream. Hello everyone, nizere ko mumeze neza, nanjye meze neza, alhamdulillah. Nukuri nacyo nshinja Imana, ndaho ndakomeye. Mwaramutse mute, mwiriwe mute, bitewe n'aho uherereye. Nicaye numva nshaka guteka ifi kandi ngomba kubibasangiza. Ifi ifite intungamubiri. Aha ni muri supermarket nikojeje. Urabona ibijumba, ibirayi, ikibazo cyaho nuko batagira ibirayi bya Kinigi. Anyways, ahangaha ndimo kugura ibintu by'imboga, ibitunguru n'amapavuro, nshaka gukora isosi y'isamaki. Ifi. Ngayo nguko ahangaha nyine. Numvaga nshaka umva yarari kunyereka ibingibi, Imana iki ngiki cyo wagira ngo ni igikeri. Imana imbabarire, ariko nyine ukuntu abantu aba banyaziya baba babirya bashishikaye, njye mbona ntazi ibyo ari byo. Anyways, ngayo nguko rero ngandebera nk'ibi, Imana yanjye arya ubu ngubu murabona bisa gute. Ni ibintu utamenya, n'ubwoko bw'amafi nyine atandukanye, cyane ko njyewe mu Rwanda ntigeze mbibona biriya bintu bimeze nk'imitubu n'ibiki. Anyway, naguze amafi 2, ariko njyewe nyine ibihedi barabisigarana. Mba namubwiye ngo izo hedi uzikureho, imitwe bikureho, ubundi aha nari maze kuzoza, ndazoza ndazikarabya nkazuhagira sinzi. Ubwo ngiye gukoresha ibitunguru, poivro, tungurusumu, inyanya, tomato paste, nakuranye iberetse. Nyine njyewe kabisa ninya amaso y'ifi, niyo mpamvu mbabwira ngo umutwe bawusigarane. Yego, n'ibingibi ngiye gukoresha nkora isosi yanjye y'ifi, apana izi tuba twagiye kurya mu mabara cyangwa mu maresitora zibabuye. Ubwo rero nayibonye inkono y'umuntu umwe, agakono k'umuntu umwe, amavuta sinzi niba ari menshi, akaboko kamenyereye guteka amafiriti ntikajya kagabanya amavuta. Ariko kubera ko nakase ibipavuro binini n'ibitunguru, kuko njyewe nkunda ibintu gukata ibitunguru binini, mba nshaka ntago njya mbisya pe, mba nshaka nyine kuba iri bugaragare mu isosi. Pavuro n'igitunguru ntago njya mbisya. Abantu bo muri West Africa nabonye babisya ndumirwa, bafata ibinyanya n'ibitunguru byose n'ibipavuro bakavanga muri blender bakabisya, ariko baniza bagakubitamo gombo. Guys, ubirya nyine ubona birimo kureduka ukuntu. I'm sorry, hari ababikunda ariko njye wapi. Ndebera nyine njyewe mba nakase ibintu binini bigaragara, ku buryo ndi buze gukoramo isosi ukamenya ngo itetsemo poivro, itetsemo ibitunguru. Niyo mpamvu nkunda mu mahoteli, hari igihe bakuzanira wenda nk'ibiryo ukabona rwose poivro iri kugaragaramo, igitunguru nyine ntabwo biba bigaragaramo cyane, ariko nkunda kubona ukuntu poivro bigaragara mu isosi. Anyway, ni uko nangiye guteka ibitunguru n'ibipavuro, ndabivanga mbishyiriramo rimwe. Ikintu nahita nshyiramo ni tungurusumu. Rero niba uteka wifuza gukora isosi nk'iyi ngiyi,
urabizi rwose, uraza kubona ko ari isosi nziza kandi ni isosi ifite vitamine, ni isosi warisha ubugari, warisha kawunga, warisha umuceri, warisha ibirayi, nyine kuri umuntu atogose ibirayi agashyiraho isosi, ushobora kubikora rwose ukabirisha ino sosi. Ni uko nguko mbivanga. Iyi niyo sosi nkunda guteka kubera ko inkoko z'inaha ntabwo nzizera pe, kandi n'inyama ngo ni inka ngo Indian beef ngo Pakistani, nyine ntiwamenya ngo ni inyama ngo niba ari imbogo niba ari iki, at least umuntu apfa kugura amafi kuko amafi ari ahantu hose nyine. Ariko izi nyama z'inaha mana yanjye, inkoko zo ni izi nkoko z'iminsi ibiri biba biteye ishozi. Rero nka prefera kuba nateka amafi. Uyu munsi navuze ngo mbasangize ukuntu nteka ifi. Ari nk'umuntu ubona ino video ashobora kuba afite umuryango, isosi wayitekera umuryango, wayitekera abana. Isosi ni nziza cyane ku bana, cyane pe, ku bana ni nziza rwose, ifite vitamine, ifite intungamubiri. Wayiteka wakayigaburira abana, na famiye yayirya, uw'ibana yayiteka, kubera ko nyine ushobora kuyibika muri firigo, ushobora kuyiryaho ukongera ukayibikamo ejo ukayisubira, aba ari isosi nziza cyane. Murabibona rero ko nashyizemo tungurusumu, ubu ngubu nshyizemo inyanya nazo ntabwo njya nzisya. Inyanya nzisya ari uko ngiye kuziteka nko mu bishyimbo, ariko ahandi hose mba nshaka umwimerere w'ibintu byose. Ibintu byose ari umwimerere. Ariko inyanya zo nyine ndaziteka cyane zigashya byatari, ku buryo ntari buze guhura narwo, kuko guhura narwo byo simbikunda. Nahura na poivro, murabona ko ahangaha zahiye pe, zahiye kandi ziragaragaramo neza. Iyo umuntu yaziseye ntabwo umenya ko harimo inyanya. Njye ntabwo njya nsya ikintu na kimwe pe mu bintu byo guteka uretse amajuice. Urebe ko na tungurusumu ntajya nzisekura, kubera ko tungurusumu buriya idasekuye ituma n'isosi itagaga. Ku bantu nkatwe tubika amasosi, nta miteto ahangaha, nta miteto rwose. Umuntu ateka isosi akayibika pe, apana mu rugo umuntu yatekaga isosi ugahita uyirya ukayimara. Wapanga ni ukubika, kuko nta mwanya wo guteka uba uhari. So rero salisa nayishyizemo, ngomba kuyireka igashya koko. Salisa ndayireka nayo igashya, nyiha iminota uku nguku, nayiha iminota. Nashyizeho amazi, mbanza nkatogosa amazi muri keto, nkashyushya, nkateka amazi muri keto nyine ndi buze gushyiramo. Urabona ukuntu kabaye neza, za poivro zanjye ziracyagaragaramo fresh. Ubwo umunyu nyine nakoresheje umunyu kubera yuko bambujije gukoresha magi. Ubundi magi nicyo kirungo nakoreshaga cyonyine mu guteka isosi, kuko ntabwo njya nkoresha biriya birungo by'amapawuda ngo ibiki n'ibiki ngo bya royiko n'ibiki, wapi. Njye nkoresha bino birungo by'umwimerere biba bikiri bibisi. Ibyabaye amapawuda no, ntabwo njya mbyizera. Ubwo ngubwo rero na magi namaze kuyivaho. Isosi yanjye ni uku nguku imeze, ngiye gushyiramo amazi. Urabona ko salisa ndayiteka pe igashya, igashya kandi ni byiza kuyihisha, kuko nayo buriya aba ari nk'inyanya mbisi, ni uko baba barayise, ariko nayo uko
uko duteka inyanya zigashya nayo niko tuba tugomba kuyireka igashya. Nyirekeraho rero igashya pe, nyiha umwanya, nyiha umuriro igashya. Ahangaha nashyizemo amazi, nahise nshyiramo amazi nari nabijije. Noneho urabona ukuntu isosi yanjye imeze, irasa neza kweri, irasa neza cyane, iteye ubwuzu. Nawe wayiteka, ni ibintu biri simple kandi byihuta. Nese harimo amavuta y'igitunguru, inyanya, poivro, tungurusumu, salisa, bikaba birarangiye rwose, nta bintu byo kwipanika, kandi umva ibiryoshye, ibifite intungamubiri, mbese sinzi ukuntu nayivuga. Noneho rero nazima amafi yanjye. Natetse ifi imwe kubera ko indi nahise ntekereza kuyiteka mu mavuta. Ntabwo nashatse kuzishyira zose mu isosi, kuko isosi ubwo yaba ibaye nyinshi. Nahise mvuga reka imwe nyiteke mu mavuta bisanzwe, iyi ngiyi nyitekemo isosi. Muribuka ko imitwe nayitaye aho naziguriye. Ni uku nguku nyiteka. Ninetse rero y'umuntu umwe, mana yanjye, cyakoze ubuzima buragwira, guteka ukisangiza, mbese nta kundi, ibi nibyo bintera gukumbura. Nta kundi rero isosi yanjye nyirekeraho. Mwabonye ko nashyizemo ifi ntanyujije mu mavuta, ifi yari ikiri fresh, rero mba ngomba kuyirekeraho nk'iminota 30. Ndayicanira igatogota, nkayireka kweri n'iminota nka 30 kugira ngo ishye, kandi ishya neza rwose. Inyarura ikiri yayindi uko nashyizemo, urayibona. Ahangaha rero niho mbera mubi, ahangaha niho mbera umutetsi. Urabona ko ifi yanjye imaze iminota 30 kandi iracyari yose. Ntabwo ari kwa kundi ujya kwarura ifi ukabona yivanze, amahwa yavuyemo yivanze n'isosi, ukabura ukuntu ufata isosi, ukabura ukuntu wafata ifu. Urabona ibirungo natetse, niyo mpamvu mba nakase ibirungo binini. Urabona ko ibirungo nakase, ibirungo natetse byose nibyo byabyaye isosi. Ifi ndaza kuyarura ikiri yose, uko igipande ku gipande. Ufite famiye ushyira mu isafuriya nini. Ifi yanjye urayibona rero nangiye kuyarura, aho mbera umutetsi karabutaka. Urabona ko nyaruye ikiri yose, ntabwo yashwanyaguritse kwa kundi twazitekaga zigashwanyagurika. Ni uku nguku ifi yanjye imeze. Isosi nako irasa neza kweri, irasa neza, iraryoshye, mbese no kujisha urabibona. Ndizera ko ubu ngubu wahita umenya impamvu mba nakase ibirungo binini. Ni ukugira ngo ntaza kwarura isosi nyine ubona ko ari nk'amazi, niyo mpamvu nyine ntabisya. Ni uku nguku ifi yanjye iracyari yose. Mu kuyirya kwa kundi tuvuga ngo umuhore, ni ugufata. Guys, uzayigerageze, uzayiteke mu rugo, ni ukuri iraryoshye, irasa neza. Nyishyiramo ahangaha rero kubera yuko ndashaka kuyireka igahora, narangiza nkayishyira muri firigo, kuko ntabwo ndi buyirye uno munsi. Ndayibika muri firigo, niyo mpamvu nyaruriyemo ahangaha. Murabona ukuntu isa neza, iraryoshye. Ewane, nta kuntu nabivuga nyine. Iyi sosi icyo navuga cyo iba ari nziza, haba mu ntungamubiri ndetse no kuryoha. Wayirisha umuceri, wayirisha ubugari, wayirisha akawunga, wayirisha ibirayi, biba ari sawa cyane. Kandi urabona ko amahwa aba atavungukiyemo, amahwa aba atanyanyagiye. Isosi iri ukwayo, isamake iri ukwayo.
so ni uko nguko natetse, nizere yuko byakunyuze nawe ugiye guteka isosi nk'iyi ngiyi. Rero dusubire muri video y'ubutaha, ndabakunda cyane, bye bye.